Murabizi iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu abanyarwanda Jessica wa mipango umwe ukunda kuza buri munsi abazaniye ibiganiro by'impanuro ndetse bya biganiro bisana imitima nkuko nagiye mbibemerera navuga ngo mu cyumweru cyose tugerageza dukora ibishoboka byose tugende turebera hamwe ibintu biri mu buzima busanzwe ariko nanone byakwiye gukosorwa ntago byamaze kuba umuco ntago byamaze kuba umuco kuko ni umuco w'ico twagakwiye no kubikosora ndagira ngo nibwirire no munsi riganiriza abana b'abakobwa kubera ko bari bamaze iminsi bantoma ngo Jessica gukunda kuvuga ibindi bintu ariko twebwe ngo ntago ujye tuvuganira ngo ibikindi biki ndagira ngo mbwire abana b'abakobwa bafite imyaka guhera kuri 18 kugeza ku myaka wenda igera muri 37 38 gutya uri umwana w'umukobwa nturashaka uracyaba mu rugo ariko noneho wenda hari umusore mufite mukunda nawe ukundana n'agasore k'agakene mana nyagasani iyo mvuze umukene buriya mujye munanyumva iyo mvuze umukene hari ubwabahungu bw'ubukene ugasanga agahungu ni agakene ariko karacyashaka kwishyiraho ibintu by'ibiderede ugasanga nyamukobwa ntabona n'amafaranga yo kuba yakwisukisha avuye ku musore ahubwo umusore nawe aba akeneye amafaranga yava kuri uwo mukobwa ngo kugira ngo nawe ajye gukoresha retushe ya derede uwo musore murakundana mu biki umuntu mushobora gukundana icyo abagushakaho cyambere abagira ngo akwirongorere bishoboka pe niba ari mu cyumweru kurongore nka 4-5 mu cyumweru ubwo se wowe umukuraho iki kuba gusa kuganiriza kuba gusa wenda ashobora kuba yakumarira amayinite kuri telefone kuko yemwe niba abandi bakunda gutegereza akakwandikira message cyangwa se agategereza ya masaha yagura paka nyine agezemo akaba ari abasha kuba yagura paka akaba ari maranaguhamagara kubwira ngo paka ngo yashize ugasanga agahungu wenda kanafite akazi gahembwa 200 cyangwa se 300 ariko kagiye kwihanika uhembwa 300 usijya gufata inzu ya 250 cyangwa se uhembwa 300 usijya gufata inzu y'igitano urashaka kubaho ngo abakobwa bakubone urashaka kubaho buri munsi hora mu kabari kwa Kazungu kwa Bosco kwa Tasiyane kwa Damaseni aho niho hantu ngo uba wiri unywera mu kwezi kandi uhembwa ngahe uhembwa 200 cyangwa se 300 mwabakobwa mwe simbabwiye ngo mugende mujye gushaka ibishuga daddy ariko mugende mushake umusore uzi wifite kabisa wifite umusore ufite projet basore mujya mubona bajya bavuga ngo nguyu ngo no modive cyane nguyu ngo agira ngo economy uwo niwe mugabo n'ufite economy umugabo se wawundi bazashimira mu kabari cyane ngo niwe uzi kugura bazashimira mu kabari ngo niwe uzi kubyina cyane uwo ni imbwa ni nyagasozi ntacyo yakumarira abahungu b'amaderede yo mbivuze buri munsi bo bakunda kunseka cyane cyangwa se bakanababara cyane ngo nkunda kubibasira ariko so kubibasira ibyo mbavuga ni ukuri urabona akenshi na kenshi nkunda gutekereza ko ahagakwiye kujya ubwenge hajya derede ahagakwiye kujya ubwenge hajya derede abo basore rero b'amaderede akenshi na kenshi bitewe n'ukuntu nyine bonyine ubwabo bagira complexe d'infériorité z'uko nyine batagisa n'abandi bantu ugasanga umuntu ari aho ngaho nta mafaranga ugira wirirwa wambaye agapantaro kamwe ariko ibiderede biratendera bitanasa neza mu bantu babinahumura nabi buriya byabisatse nabyo iyo bimaze nk'igihe nyine bidakorerwa retushe bitangira kujya bihumura nabi ariko mu bantu ugeramo nawe ukajya uterera agasatsi ubwo se umugore wawe azagera mu bantu atunganya agasatsi nawe ugere mu bantu uri umuntu w'umugabo w'umukene nawe ngo utunganya kandi ubwo urumva muzahera he ubundi kera twari tuzi ko abantu b'abagabo bagenda kugikwa nyine mu gitondo babyuka bakajya ku ndege bakajya kubikwa ugasanga umugabo saa 12 aba yabyutse yasize umugore mu nzu ariko ubu ngubu umusore arashaka ko umugore ari we arashaka ko umugore ari uzinduka mbere ngo abanze ngo ari uzinduka ngo ajya gushakisha wari mu rugo ari kuri chat arimo arareba ibyo ibitego Barcelona yatsinze amafaranga Messi yaguzwe ibiki ntashaka umurimo abasore b'iki gihe ntago bashaka umurimo w'amaboko barashaka kubaho atunge wenda telefone irimo WhatsApp habe harimo amayinite arimo arahamagara abantu ngo nta kigore ngo wandangira bose bashaka kuba bapfubuzi aba basore bose b'amaderede bose b'amaderede benshi barashaka kuba ngo abapfubuzi ese arapfubura kuzihe mbaraga abagore baragowe banapfuburwa koko arapfuburwa kuzihe mbaraga boraburaho banzure bene nk'agasore muturanye gafite ubudirede usanzwe uzi ureke kundeberaho ngiye wenda ndakubwira ati reba agasore ko ku ruhande usanzwe uzi gafite ubwo buntu bw'ubudirede
akenshi na kenshi uragenda unasanga nta muntu wajya kuba w'intiti mu ishuri ujya ushyira ibintu by'amaderede kuko byonyine ubwabyo birastressa. Nta kuntu waba wariye ibintu by'imibare, warize ibintu bijyanye na bya shimi na bya biology na math physique n'ibiki ngo wongere ujye gushyiraho niyo ntindi y'ibiderede. Ndabizi nyuma ya video baraza kuza kuntuka, ariko nta kindi nge narenzaho, gusa ndabireba nyine nkituriza kuko n'ubundi nabakene. Kubona umuntu w'umukene rero yafashe ubuhinite bwe akaza agakomantinga gutuka, nabyo ni iby'ingenzi cyane, ndabikunda cyane buriya. Ejo bundi nabateye stories ukuntu umusore ufite dread mu rugo, yo ugeze nko mu rugo nawe ubwe abashyitsi yo baje mu rugo bafite complexe, ni ukuvuga ngo abantu baza wenda yari ari mu cyumba agashakisha uburyo bwose aza kuza gusohoka, yasohoka n'abantu bagatangira kubazanya ngo ese runa uriye na wabahanga ko ntabwo basanzwe bamumenyereye umusore wa madred, babazi ko mwe muri abantu b'abakristo babakizwa, bakajya kora akabona umuntu rero wa madred usigaye uvuga ngo jama waja, usigaye ngo ari umuhungu ngo waja. Ugasanga umuntu ashyizeyo direde zimaze amezi 6 ariko yamaze kuba ngo umuhungu waja. Ibintu byose byamaze kuba ngo miya lava da. Ariko mujye mureka nivugirira, abantu benshi bajya bavuga ngo ngira confidence nyinshi cyane, ariko nta muntu mba nkomeretsa. Ibyo mbavuga ni ukuri da, ibyo mbabwira ni ukuri, nta n'ikintu nagiye mbavuga kitari ukuri. Uzumva ko mbeshya ntakajya ndeba, ariko umva ko mvugisha ukuri ajye yihangana nasige comment ahangaha kugira ngo nze kuza kuzisoma nanjye wenda mvuga ati nakomye cyangwa se wenda nakotoye. Mbakunda kubi arukuri njya amarinete y'ibicurane, nkabona uburyo mu nkunda moyara, nkavuga ni kweri kabisa. Ndabizi ino video iraza kuza kugera ku bantu benshi cyane, baraza kuza kuyivugaho byinshi gutandukanye, ariko mba nyikoze kugira ngo tubashe kuba twajyanirana, duhwiturane, turebe ko wenda hari bimwe byakosoka muri societe nyarwanda, societe z'abarundi, societe z'abatanzania, mbese societe za East Africa, tukareba uburyo ubundi kera ntago nakuze nabona abarasta benshi, tuzi ko abarasta ari abantu banywa rumogi, tuzi ko abarasta ari abantu byiheba ukuntu bananiranye bari teze discipline. Ariko ubu ngubu ntiwagenda ahantu mwena nko mu bukwe ngo ubura abarasta nka Veni cyangwa Tarani, bose bateye kimwe. Rero abakenesha bafite ikintu bita ubukene, wagira ngo buriya no kugira ngo umurasta nawe bahita bakuraga n'ubukene. Mujye mureka nisekere, ndagira ngigoshira ku madorari yanjye 200 nkanagaragara neza, abana b'abakobwa bakaza ngira ngo mwabonye ariko ko mbameze neza cyane, nkanabigendera ifiyera. Ariko rekana n'ibyo byabo barasta. Nagira ngo abantu banyuma munkurikira 5 kuri 5 hano kuri Kasuku Media TV. Icyo mbasaba gusa no kuba mwasiga comment zanyu, mukanambwira muti umusaza wadukubise wadukomye, maze none nkajya nkomeza kugenda mbarushaho kubakorera content nziza cyane. Murabizi ni Jay Skiza wamipanga icyogere mu nkoba, umwami w'abagore.